banza nyine unyumve ndaguha amahirwe ya nyuma pe uyu munsi ndaguha umugabo wanjye twarabyaranye twanabanye kandi pe sibyo ngomba kumwubahira icyo kintu twarabanye turukumvikana kandi mfite uburenganzira ko namusemba basa akareka nkareba umwana wanjye kuko ndamutse nigize ikirara nago nabona umwana wanjye turukumvikana oye kandi nabyo ngibyo wiza kundera mu mutima wanjye turukumvikana je ntago nakumva ibyo umugore avuga Kayusi oya ndamwubaha turukumvikana wango Kayusi kandi ikindi ndanamukunda kubera ko ngo rukundo ya propose nta kintu na kimwe kizima nigeze nkibonamo noneho urashaka amafaranga none ikintu cyaje kumbabaza nyine urashaka amafaranga nkabona kuriya mugore anajabiriye koko umenya atazi n'ibyo barimo nabonye cyo bundi yaragiye kwiyunga n'umugabo we sibyo ngamusabye imbazi ngo cyeye umugabo wanjye se azahora mwibyo ngibyo byo gutera amavi asa imbabaza abantu batamwitayeho ikimuno cye nzakipasura nzakipasura nkigira uburende nkigire deshire urumva se nago uyu munsi naje gusaba urukundo Kayusi akanwa kingo niyibeshya akanankubitiye inkoni iyi mikondo yemukubita mu mutwe gusu reka ngusobanurire gusu senyine noneho oya avuga bikise gusu ngaho natushe gatoya nkona yinkozeho nkwereke warangije kwiyamye tubacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi by'umwihariko wewe wakoze subscribe kuri Keza ukandika na comment kuri buri kiganiro ndagushimira cyane kubera ko iyo wanditse comment ubutanzi inama cyangwa igitekerezo kuri ku muntu wese twaganiriye nawe rero nicyo kintu mbasaba n'ugikurikira ikiganiro cyacu ujye wandika comment niba hari ugira inama uyimubwiye gutanye guterana imikombo ibigongo bimeze bitekayo imihanda ikomeje kuba imihanda kabisa shano ukuri kw'Imana pe ngiye nanjye babyanyubeye bino bintu ngiye bimaze kurenga indi ntera pe kuko nari navuze ko nazongera guhura n'uyu muntu murakoze ako naje gutungurwa n'uriya munsi ibintu nge nabonye narinda sikubicaye nawe wakishore imbere ari bitajya bihura ne bitajya bisangirwa Keza no izina ry'Imana aho ngeze ubu ngubu ngeze aha ngaha naco twakire uko nicaye kose barubyoreje mama Keza ko witonze cyane nk'ifura y'u Rwanda Kayusi ariko ahantu usigagurira imyenda simpazi so mw'iyi minsi nababwiye yuko mw'iyi minsi rwose tuzanira n'izizuba usigaye wambara imyenda y'izuba kayaga gatambuka so bona se nashi twereke mu bwoko ukuntu hameze ubona aragastire nakagoroshe no hasi karasatuye so bona se muri iyi minsi uri rwose umeze neza pe Ega nababwiye ko ndi metisi nababwiye ko ndagakuka metisi nababwiye ko ndyoshe pe ubu rwose ntabwo n'inzobe yaraje rwose ubona se na wa mwanda w'ibisatsi narabujugunye nabonye atari ngombwa turi kwa mama Keza wimwirengagiza kuko nawe tubicaranye murakoze nanjye so ntago nakwanga umuntu ndabyishimiye nubwo numvaga ntabyumva neza mu kanya ariko murakoze ndabasuhuza mama Keza kureba Kayusi ntugire icyo uvuga mba numiwe ako se iteka ryose oya reka nkubwire iteka ryose bano bantu ikinakwemeza ko batari bari proud yanjye iyo muduhuje cyangwa iyo duhuye babisabye cyane nawe wabibasabye baba bumiwe baba bacicetse baba bafite ubwoba bafite ikintu bishinja abantu barakureba bakakuburira formire wewe ntago mwamenya ngewe ifu y'ubwoko nyesonzemwo sibyo muba mugomba kubyakira kabisa namugomba kubyakira kubera icyo buri cyavugiyeho turi kumwe cyangwa iyo yabonye tuhuye nisoni ufite isoni ati bavuga ngo icyo ukunda uranacitangira bibaho ko ugirira isoni ikintu ukunda nabitubwira iyo uri imbere y'umuntu wubaha kandi ukunda iteka uhora umwubaha bisonye ko Yesu aramuhora ntago rakumbaza ngo mfite isonisha urebye wenda na soni mfite pe ahubwo nuko mwubaha ako se wa mugore we wambwiye ko ufite imbyari igihumbi ntago nakubesha ngo ngewe ndi proud y'urukundo rwawe nawe gira kagukabya none se nakabya ntago nigeze nkubwira ko ufite imbyari igihumbi se urabara ndi kaka none se oya ndi bibi mese ndi proud ye
uvuga yego cyangwa wowe cyane rwose wabitubwira uri proud je ntabwo ndi proud ye ntabwo ndi proud ye uri iki se ntabwo ndi proud yawe kubera ko ngende njyama n'abagabo bagenzi banjye duhuje igitsina turumvikana none ukaba waje gushinga si icyo kibuna hano gumari si rya mbere si ni rya kabiri si ni rya gatatu mbikubwiye nuko mba nubashe wahuye n'umugabo wiwe muraganira jewe umugabo niwe wambwiye uti mbabarira ugende uri kumva se umunsi abire uri kumva ububasha bwa nyuma na nyuma kutazongera kuguvumaho sibyo akuvane mu buzima bwe nawe umuvane mu buzima bwawe ntago ariko ngewe namwubashe si nuko nge namukunze si nuko nubashe wewe jewe ibyo kuba mwiza niwe bireba buri wese ni mwiza kuko ntago naje hano kumusemba bazi ngankunde turikumvikana agabanya amagambo yiwe none imubwira icyamuzanye kandi agira amagambo agire nahagarukira nta gukomeretsanya birimo tuganire nk'abantu bakuru mu kinyabupfura twubahane kabisa namusabye mbabazi ndapfukama ndarira mfana urangije ujya no gupfukamira umugabo wawe urani papa w'umwana wanjye none uri kwisubira se uri kwicuza noneho kare kose se wigiraga make kare kose se wigiraga make papa w'umwana wanjye kayu yavuze ngo arakubaha akanagukunda anyubahira iki none nkundira iki hari ibintu bituma umuntu mwubaha ukanamukunda anyubahira iki njyewe nakubwiye icyo nkukunda sinkeneye kumva reka kuzana ibyo kuzana induru ahangaha ariko wemera ko iyo ukunze umuntu uba ufite ikintu umukundira keza turumvikana ikintu cya mbere mwangira rero ni iki ngiki ntabwo ujya utuma umuntu avuga ngo arangize icyo agiye kuvuga reka mamo n'ibyo uvuga byose ari amafuti wose n'uvuga ibintu by'ukuri icyambere mu kanwa kawe habamo amafuti habamo gutukana habamo gukomeretsanya wowe icyo uvuga ni ikihe cy'ukuri none se ugamije iki ko wanze kumvira mu buzima kandi nkaba ngiye nubasha umugabo wawe kandi bakaba babikubwiyeho twumvikane ushobora kuba umuntu ugukunda mu buzima n'umuntu ukubaha nk'uko bikwiye niba umuntu yagukunda si ikosa niba utamukunda nawe nta kosa ufite none se ko yateye ivi inshuro ya mbere ya gatatu ya kane ndamwangira akagira ubwo yisubira oya ntago byarangira reka banza nyumve sibyo banza uyu munsi banza nyine unyumve ndaguha amahirwe ya nyuma pe uyu munsi ndaguha umugabo wanjye twarabyaranye twanabanye kandi pe sibyo ngomba kumwubahira icyo kintu twarabanye turikumvikana kandi mfite uburenganzira kuko namusemba basa akareka nkareba umwana wanjye kuko ndamutse nigize ikirara ntago nabona umwana wanjye turikumvikana oye kandi nabyo ngibyo wiza kundeba mu mutima wanjye turikumvikana je ntago nakumva ibyo umugore avuga Kayusi ndamwubaha turikumvikana wango Kayusi kandi ikindi ndanamukunda kubera ko ngo rukundo ya propose nta kintu na kimwe kizima nigeze nkibonamo none urashaka amafaranga none ikintu cyaje kumbabaza nyine urashaka amafaranga none nkabona kuriya mugore najabiriye koko umenya atazi nibyo barimo nabonye cyo bundi yaragiye kwiyunga n'umugabo we sibyo ngamusabye imbazi ngo ateye umugabo wanjye se azahora mu ibyo ngibyo gutera amavi asa imbabaza abantu batamwitayeho wakwitaye kubikureba nimba umugabo nawe mugumeho se basi ungumaho se ngenda gukeneye ko nakwangiye none se gutura kuzana amatika ahangaha none se uri gushaka iki pani byo kumbwira ngo urankunda urananyubaha unyubahira iki ni iki naguhaye jewe ntabwo ari ngombwa jewe ugomba kunyubahira ibikorwa byanjye sibyo ntabwo ugomba kunyubaha ku itegeko ryanjye ntabwo mpamvu yo guhatiriza ngo unyubahe ibyo ni wabikubwiye ninjye wabikubwiye ko nkubaha sibyo kasi yake binamujua jewe namubwiye ko nkubaha ku burenganzira bwanjye sibyo yabyaye imbyara igihumbi iyindi ashaka ni y'ibihumbi bibiri urumva arakeneye indi mbyara inturutseho iyo mbyara igihumbi se we shaka abatinganye turakundwa disi nzajya ngiraho nifuze nawe wifuze ahubwo ikirabaje nuko ukwifuza ntumwifuza wowe wifuza nta kwifuza ugiye ngubu mbabajwe n'ibintu hano hanze bari kumvugaho ngo nateye amada ngo abakobwa ngo narabakatiye utateye amada naga abana babazanya hangasi sinababonye ubwo nago ari wowe wabikoze nago bazanye uruhinja hangaha ubwo ntera inde yarari musi y'igitanda ari gutora ubusurira uzagende bihamye uzajye kuri ara niba nyina w'umwana yarazanye umwana hangaha waje ucunga ibi bintu byawe hangaha ubundi ukabishaho bigomba kujya kw'igitsina cyanjye utazigera ukibona kuzarinda ufite nakibonye nacambitse impeta igitsina kinyi naho tuze kuhurira nacyo kuri
oya ari gihe kibabaje nuko bambwiye ngo hano hanze ibitsina barankunda ese unkundira iki ni byinshi wagiye kubaha umugabo wawe mukabana niyo wanasohoka hano mugashimishanya wagenda ukagitora kwirigunya baraguzwa shawada n'imbere mana wagitora none se kukina mbere hose utagiye gutoragura ngo ugende wipfubuze niba warapfubye nuko nge nagukunze unkunda se na n'igisaro cyavuga ariko reka abantu ibyo ngiye yavuga kandi nayavuga ibyo bigamba haravuga ngo ibikorwa n'abirambi ibikorwa gemba nkeneye byibuze biza kumbya nti muhungu wanjye ngo kuri konte mfite miliyoni 100 cyangwa mfite $2,000 arashaka kuhombya nk'umugore niyo afite butike yiwe icyo nshaka kuvuga hari ukuntu ibikorwa hari ukuntu muri baruryi ntacyo ufite uri nyakatsi uri rubebe uri insibika nyine urashaka amafaranga nyine urashaka amafaranga urakamubwira urashaka amafaranga byibuze yaza kumbwira ngo byibuze twari kuba inshuti bisanzwe sibyo naho akajya mu muryango nk'abandi nkamubaha nkamushyira muri ba sister nkamenya ko ari inshuti nk'ababandi nyine baba inshuti zanjye ntago nazajya mpora ndi nyakamwe ngo nk'iki babikunyanje cyangwa ngo mbeho nasabana n'abantu turumvikana icyo cyo byibuze nta kimwemerera nagikunda ariko hari amahirwe ya nyuma ndi buguhe ya nyuma reka mbe mbigize akabanga ariko njya muri ba sister na nyina yaramukubisa aramukubita njya muri ba sister ngusigiye nk'ukigikira iki none se ukaba uri kwibaraguzwa ukaba urimo kwibaraguzwa nuko wankundaga wari warabuze abandi ukunda batari ngewe oya umutima nago nawe uyobora hako mwagiye muanza mukaborosa mukanwa mukabanza mukakontrola nibyo mugiye urebye amenyo yanjye ubona ataboroshe naga boroshe nyine ureba amenyo yanjye ukabana naga boroshe use wewe wanduma amaraso ari kuva askinyanya wewe wa mugore urakabije ubwiyemezi ufite ngo bwo guhura n'umuntu ni wambona namaze none ubu ngubu mfite ubwiyemezi bwanjye bunyihorere rero amahirwe namuha ya nyuma na nyuma yikisi umva ngiye kuguha amahirwe ya nyuma na nyuma n'Imana yo mwijuri byumve ngiye kuguha amahirwe ya nyuma na nyuma utega amatwi urumva wumvise utega amatwi ngiye kuguha amahirwe ya nyuma na nyuma urumva uzajya undongora ahangaha ni uzajya urongora ahangaha ni nkeneye ni uzajya umpa urumva ubundi nzagutere kuko aho inyuma yawe ntacyo nahamaza urumva oya bivuge neza tutashagaraye cyakoze inyuma he wenda mu kibuno cye niho yampa nkemera nkamuhamirwe ya nyuma wenda nkazajya mukubitira inyuma bikarangira ariko nabyo guhuza igitsina nka bya bindi by'umugabo wawe mwabyaranye mujya guterana akabariro ni wapi bira ntago byakunda nimba inaho ushaka sima kwemereye wenda hinyuma aho nzagufata ngutere rwose ukumva ngutere rwose uce bugufi wuname ukumva nushaka uhene nk'akabwana umere uko ushaka ariko ntago imbere ho nahajya ngewe niba warifuje ko nkujya imbere nkagukubitira nkanukunogereza ntabyo tuze kubona muzajye mwemera abagore mufubwe n'abagabo banyu mukunda abandi batari ngewe inyuma ho nzahaguha icyo cyo ndakikwemereye mama teke ijambo n'iryawe ntacyo mvu inyuma ho ndahamuha inyuma ho nahemera urumva nkazajya mpfa ni nko kwikinyisha kuko harabamurenze wo mpura nabo nimba ashaka ko muca amafiliyeri bakumva umugore nk'uyu nguyu rwose w'icyubahiro rwose asigaye yambara pampa nkatwe baciye amafiliyeri bapanuye ntacyo bitwaye nzabimukorera tu nyamuce ariko ibyo kumbwira ngo ngiye ngo ndafata igitsina cyenye ngo uyuze ni cyawe never respect ntago bikunda me stuck with ngena way urakunda urashaka cyakoze we cyakozeho ikimuno cye nzakipasura nzakipasura nkigira uburende nkigire deshire urumva se nago uyu musana naje gusaba urukundo kayusi oya ibyo byo kubera kuvuze ngo nuko wankundaga kandi ukawumbwiye ngo uracankunda ukabona ambwiye ko nubwo wasabye imbabazi umugabo wawe ngo unyubaha genda banza kamda yo muhaye ku muruta wawe niba yariyunze n'umugabo we biyunge ntago bindeba nanjye nakubwiye ngo nta rukundo ngushakaho nakubwiye ngo sinshaka kuryamana nawe ariko agasoni nagupfa muri aka kanya kubera ibintu wansabye kubera urukundo wa propose nagukubitira inyuma rwose nkakunogereza nkaguca amafiliyeri nkakugira deshire rwose nkukuzi inka yari y'imyenda ukuntu ibimeze ako se kambanze nkubazi aho rwose nahaguha ndeka nyine mbanze aho rwose urahwa ukama inyuma buretse ibyo kumbwira imbere wacu ukunda kuvuga amagambo menshi nuko mbanya fiterega utarekanga abantu bamwanzengereje nyine kambanze nkwibariza akantu uvuga iki ko ntacyo ufite cyo kuvuga nta n'umuvugira uba ufite wewe rega ubundi muri weho ujugiramo aka discipline basi gato wese warantoje warambyaye ko ntacyo mfana nawe
ahubwo uzabanze witoze discipline shande kuba nambyara Mu mutwe umwana wawe. meze nkawe narira wamukura ese ubyara ikizungereza ishame tisi nkanjye ntabwo waragoswe niyo muhaye nago ngewe inyuma magira ugira imbere yego ubwo mwumvise turikumvikana aho inyuma rwose aho ngaho ngo baca N'abagabo mwe. amafiriyeri oya N'abagabo mwe. twumvikane twubahane muze Sibyo? uyu mugore nguyu ngo abaho imbere ngewe sinjya ndongorana n'abagore nayo mupfuye agasoni nemera kumukubitira inyuma rwose nkamugira deshire nkamugira burende bikazajya bivuga rwose nk'amazi y'inyanja nkakugira nk'abandi nawe ugacibwa amafiriyeri nta kibazo kibirimo ibyo nabyemera naho ibyo kumya ngo nahura nawe kundi kumva none se hari abandi bagore ujya uca amafiriyeri urawateye inda wamuca amafiriyeri ariko nayiteye uhari urayateye inda oya mbibwiye wewe wa mwana none se bazanye umwana atagize aho bigomba gukorerwa ndavuze ngo none se naho amahirwe nyahaye uyu mugore yewe nagiye no kumureba iwe nyaha musangana n'inda baravuga ngo bamaze kubikora bari babikoze inyuma se yari yamuciye amafiriyeri kayusi nyine ari kumwe n'indaya nyine yana nari no kumubwira ngo ntago agira aho kuba ibi yigirishwa ngo afite ngo umuntu wo hanze kugira ngo nemere ko bano bagore ari n'abesikuru gutya ngo umuntu wo hanze yaravuga ngo nasohoke mu nzu ye nta nubwo agira ahantu ho kuba reka nkubwire ukuntu byagenze uyu mugore akomeje kungendaho akomeje kungenda mu mitsi no mu maraso ndetse no mu bwonko asanganyiriza ubwonko kubikora umugore kwa musanze mu nzu we yambaye isuku uzi ko yamubwiye iryo jambo kugira ngo amurakaze yandakaje se ibyo yarambwiye mu gipangi wacu tubanye n'abakobwa baretse wumve yego nyine uriya mukobwa maze n'isume yageze aho ushaka gutakara yego nyine buretse uriya mukobwa mwabonye ubundi umuntu utari indaya oya buretse umuntu utari indaya ni gute yajya gufata umugabo ngo bafite ikintu bapfana akazamura ukuguru akamwite nangisa biriya bintu mbibona mu mafilimi gusa ubundi mu buzima busanzwe biriya bintu sinjye mbibona njye nanumiwe ngo yaje aje kundeba ngo asanga ngo mu gipangu kandi urabizi ntago waba mu gipangu uri umuntu umwe jewe bari abakobwa uyu mugore yabonye mu gipangu turi kuganira ndetse uriya mukobwa akinjira no mu nzu yaragiye gufata ibase urumva yaragiye gufata ibese uyu ngo ari no kurwana yaranayimenye umaze no kunera umujinya umaze no kunjagaza umaze kunera umujinya oya buretse mvuge icyambere uri indaya y'umugabo uri indaya iryamana n'abandi bagabo bagenzi babo ukarongora abagore bagenzi banjye ariko warangiza ukigira nyonyonyosho nareke mubwire asebe buretse usebe ameze kara yawe hano nta paridi baho vugishwa yaje mu gipangu ngo aje kundeba kongera kungigira bya bindi byo guhatiriza urukundo ako mwagiye mukundana n'ababareba mugakundana nabo mufitanye ubushobozi kongewe ntanganye ubushobozi noneho asanga umukobwa ari mu nzi wanjye sibyo kandi mu byukuri ngewe muri society y'abantu iyo duhuza turabana nk'abaha rugari nkuko nanje nshobora kubwira umuntu uti ko nyene akana ese umukobwa n'umwezi biene ngo byemere oya n'umwezi biene se urivumbura se wivumbura ibi nyine uriya n'umwezi biene bari kumwe umwite nagize ngo baryamanye aho ndi kubivuga mu kinyabupfura rero noneho turi kumvikana aho ndi kubivuga mu kinyabupfura we yavugaga bisesuye neza baca umugani ngo ikinyabupfura gira ni ikihe Shaiga wambuga umunsi koko bajya baca umugani ngo kudanimbwa byorora imisega nimba yanze gufata akanwa ke niyibeshya akanankubitiye inkoni iyi mikondo yamukubita mu mutwe gusu reka ngusobanurire gusu se nyine noneho oya avuga biki se gusu ngaho natushe gatoya nkona yinkozeho nkwereke warangije kuvuga se nyine warangije kuvuga oya se nawe nukaze nukumva umuntu yagukunze watuje ko urukundo rwakwibasiye rwakwishe rwakwangirije noneho uwo mukobwa aronge ndarakaye ntabwo hano naje mu bushyikirano ntabwo naje mu mahoro navugishwe yanze guseba nuko azi ko ibyo ngiye kuvuga ari ukuri ngabivuge sawa aho ngaho se nigeze mavamo namenye ukuri rata uyu mugore mwese mureba nadukurikiye muri aka kanya yamaze iminsi 5 yose angigira mu rukundo ashaka ko ndyamana nawe giye sinjyamana n'abagore yaje umunsi umwe mu gipangu nabagamo ngo aje kongera guhura nanjye ngo yaranzaniye ikado ngo ya papa kuko azikora izo nkunda kuko banciye amafiriyeri yarazi ko ndi bugwemerere tugakundana
mu gipangi wacu duturanye n'abakobwa 4 noneho hari umukobwa waje gufata ibase mu nzi wanjye aribwo uyu mugore yarakimara kuhagera ahita avuga ati ngo muvuye gusambana ngo ni inda yawe je namwisona mu gihe ati uyu nguyu ni sister wanje kwa mama wacu none niko namwisona ariko umukobwa yari mu gipangu ngaho nabaga yari yambaye iswima agiye gukaba yaravuye kwifata mu nziwe kuko ni umukobwa kwa Angelo oya noneho uri kumva none ahita ambwira ati ngo warambeshe ngo wanga kunkunda ngo wanga kungira umugore ngo wanga kundongora ngo kubera ko ngo uryamana ngo n'abandi bagore guteruka naterwa gutera ntera nkanaterwa jewe njyama n'abagabo nkabatera nabo bakantera nico iryo jambo cyatse kuvuga yumvise rya jambo mvuga agira ngo ntera abagore nkanatera n'abagabo wapi noneho ahita arakara aza kurugi arabumagura avuga ngo ndakwifatiye ubu tuvugana mvuye gusambana namwisora mubye ati uyu mukobwa ni sister wanje kwa mama wacu turumvikana noneho uyu mukobwa uramubaza iki uwo mukobwa nahita musaza ati ngo se ngo nk'uyu mugore ngo bujya butse umugabo koko ngo muri proud ye ngo rikuza yabivugiye mu idirisha ari kumureba gutya ari gukomangana nabananiye turumvikana niko guhita uwo mukobwa asohoka atari kumunisha inzu y'umugore iza kumya ngo ndinda yango sigenza abana n'abandi bakobwa yahise amubye ati ngo tuvuye gusambana noneho nimba waramukunze nimba waramupfiriye ntawe uteze kubona ibyo guhora ungendaho unteza abantu ndakwiyamye n'ikindi gihe ntuzongere kuza ntuzongere no n'ikindi gihe za kumena uwo mutwe wawe mama Kay sharari nayi mwame karanze gukubita iyi mikoro niyo yari kumushikira vuba kayusa kundi ibintu byo kurwana sinzi ntashaka kuganira ngo ikiganiro kirangire ntashaka kuganira ngo ibintu birangire atarwanye nagende gira discipline ye nyeya sinyikeneye none siwe kafite nkeya ubikora ubura kumukunda mama Kay wigeze umva mubwira ngo ndamukunda ubu ngubu se naramukundaga wavuze ngo uramwubaha ndamwubaha cyane kuko bura ntago ushaka gukunda umuntu ngo bite bikuvamo turikumvikana ariko kwa discipline yewe nyeyagira nasho ubundi mu buzima Kay nje nkakubwira ngo ndagukunda wakubahira uburyo nkukundamo turikumvikana ukarwubaha yigeze sanyubahira urukundo mukunda ntago yabyubashye nta nubwo azanabyubaha aha niba arategeza abyubaha nanjye nago nzongera kumwubaha uburonge nawe ni mbiri natanyubaha sinzigera mwubaha wakunze oya nago byakunda nje nago nakugera mwubaha kuko ntayigeze anyubaha mu rukundo nigeze mukunda naramukunze ndanamwubaha bishoboka kose nago rero nakugera mwubaha kuri waramukunze shambabare naramukunze kandi birenze kandi n'abantu baransetse abantu baransebya abeshi baranyanga jewe hari abantu benshi nagiye mpa nimero za bambira ngo bashaka kugira inama bakaguhamagara ngo bakugira inama ibintu mu bantu public y'abantu bondi bakubona gute ubyitwaramo gute n'ibintu maze iminsi kubera uriya mutipereka nkubwiza ukora abantu baranyanze benshi kandi baranyanze pe baranyanga baragenda baranyanga pe kandi nawe urabyibonera ndabizi no muri comment mu bintu dukora urabizi no muri comment hari umuntu n'umwe nkunda shani bakeya niba ari bake rero none ibaze kugira ngo none hanyandagaze kubw'urukundo mukunda mbyihanganire na nubigiye tumaranye yankoreye ikisi basi hari na rimwe yavuze ati basi mo gatoya reka nkubahe nta na rimwe kandi Kayusa kunateye nta muntu numwe yubaha yaba mama we yaba we ngo umukunda yaba nyina wabo yaba ngo uwo bakundanye nta muntu numwe kwisi yubaha kuba mukunda ariko igitangaje nukuntu wakomezaga kumukunda oya kuba mukunda ndamukunda pe nago byari bwamvemo sibyo ndanamwubaha ariko reka nkubwiza ukuri kinyabupfura kiwe gicyanda gihazi uragihaza n'umundi kumukunda se wagikora hiki oya tuzadura mushitinge kugira ngo nanjye ashitinge basi kwese bihuriye muri mawe ibintu nje mba wenda niyo duhuye mba numva nuje nakubeshya mama Kay uri umubyeyi sibyo ibaza umubyeyi kumubwira ngo inyuma ngo muhimu kibona ari umwana ungana kuri yase haragasuzuguro karenza aya navuga ibyo ashaka ibyo yiyumvamo gasuzuguro koko aho inyuma niba yarahamenyereye najyane we n'inyuma ye sibyo
ariko wenda wa mugani bwatangiye ngo inyuma wasanga biri kuza ubwo atangiye ngo yanyemerera kuko urumva ko niyo efegisiyo yemeye kuyima sibyo wemeye kuyitanga nawe oya ntago inyuma magira n'ukuri kw'Imana nta nubwo urahicariye urahagira kuko urahicariye ukuri mbabareka kunsetsa kuko naho mfite n'ukuri kw'Imana sibyo aho naho ngira pe aho mfite naho ababyeyi nkanjye bafite ubwo bivuze yuko utangiye kumva ko hari kuza kandi wenda ubutaha wenda ashobora kuzemera ati basi ngwino nkoreho n'uwumve ariko nakomeza ikinyabupfura kiwe gikeya nakubeshye oya tuzayadura tunarwane hubwo ubundi hari ukuntu ukunda umuntu yakwanga mugahura munakubitana ubutaha uzasanga twanigaraguye mu ivumbi hariya tuzajya mu muhanda ntebe mukubitana hanyuma turi gusoza wogira ikintu ubwira abantu badukurikiye hari abagutuka hari barabavuga hari oya ntago bose babakwanga hari abavuga bati mama Keza ari kwisebya hari n'abambwira ngo mbahe nimero zawe ngo bakwijyanire banjyana se ngende kwigurisha ngo bagufate nyine ngo reke kwiruka nyuma buretse gato utarasoza barazinyaka buretse gato mbanze mbwira abantu bakurikirana Keza TV njyewe ntago nigurisha turi kumvikana ntago nigurisha nta mugabo nshaka ko aza kungura hangaha niba naraje hangaha mvuga ngo nkunda umuntu nuko umukunda bisanzwe ndamukunda nawe wo ngo naza agasanga ndamukunda wenda urukundo rwa kabisi rwamvuyemo nkakunda undi it's okay ntacyo bitwaye abarabo ngo banyijyane baranjyana se ndabakunda nabo hanze cyangwa haraburobanura nukuri bambwira ngo nabo bo hanze se abo turaziranye nyine baba bakubonye kuri ibo se bankunze cyangwa nuku cyatse nyine ngo baba bagukunze ngo bakagira ngo uve inyuma ngo ya Kayusi ko karakabwa kareke ngo mapasi bose bazanye iki nyine bo baraba bazanye iki ubwo nagira ngo baze niba ari nimero nzitanga mwivuganire utanga iki uzanibeshye mwabyumvise abantu munyakanime Mama Keza yambujije abantu nukuri baramamagara warazitwimye ubwo uzagize ishaka ajya mbwira icyamushakira twumve niba bamugani harimo none ibifatika siko bimeze nago nyene umuntu ambwira ngo duhure hangaha ngo dusangire ngo dashanga ngo dusangire ibyo byo gusangira sinabuze ibyo kurya na nubwo nabuze icyo kunywa yego turi kumvikana abo ngabo banesha umutwe please umuntu uzana nimero zanjye ubwo niwe tuzaserura uranze oya iyo byajaguye babijaguye birajagura bika wabwira public y'abantu abakubona kuri channel abagutuka abakuvuga neza abantu muziranye muri quartier y'abaturanyi uko gufata muri rusange nicyo kintu wababwira ikintu nababwira cyambere rero kwanza kamere ku bantu banyanga abantu ka muri komenti ngiye nago naje kuri kamera mbishaka tubanze twubahane ntago naje kuri kamera mbishaka nabyisanzemo mbona nanabigezemo nta nubwo sinzi n'uburyo nabikora kugira ngo mbivemo turi kumvikana umuntu nyanga rero ndamwinginze anambabarire cyane nukuri kuba nkunda Kayusi niba ari nikosa umuntu uzumva ko nkunda Kayusi ari ikosa uwo muntu uzamuhe nimero zanjye uzazimuhe ambwira impamvu ari ikosa kuko urukundo rujyaho rushaka turi kumvikana abankunda rero nukuri ko Imana mukomerezaho niba mushyigikiye urukundo rwanjye sariyuti kabisa njyewe ndabashyigikiye ndi kumwe namwe abagushyigikiye muri kumwe cyane abatagushyigikiye cyane 100%. Abatashyigikiye banyanga oya nabo njyewe ndabakunda pe kuko njyewe nago mfite umutima wo kwanga abantu ngo niba umuntu ngo ngakwanze ngo nawe ngo uyungwite umwanga oya niba abanyanga ndabinginze nabo bagerageze banyumve impamvu n'ikibinera niba ari abasenga bansengere bimvemo kuko nanabyikuramo Kayusi kumukunda biranagoranye wihambira nabyo ubwambye birasekeje nakubeshye n'ubundi kushaka kubyikuramo ariko bikanga usenga ansengere bimvemo
kandi ikindi abantu bankurikirana ndabakunda cyane. Reka mbashimire mwese ngira ngo Makeza mwamwumvise nyine urukundo nuko rumera rwamugeze umusazi wa mugani wa ndirimbo ariko nyine bibaho. Reka dusurize umusatsi wa musiganya.